Twongeye kubasuhuza kandi tunabashimira abakozi b'ikiganiro amateka y'u Rwanda yazimiye. Mwari muri aho. Turabakunda kandi tunabifuriza ibyiza. Bityo rero namwe mujye mutwifuriza ibyiza nibyo twahawe. Dukomeje ka gace twari tugezeho mu kanya ngo gusohoka mu gihugu. Ijuru rirababwira ngo gusohoka mu gihugu, ngo musohoke mu gihugu cy'Imana. Ibasaba kunuka. Ntabwo ari uguhumura. Ibasaba kunuka ngo mukire muhumirije. Mukizwa n'umwicanyi wabateye guhuma, anabateza n'akanyarira-jisho. Noneho muhumira rimwe. Rero ntawarandata undi, kandi ahumye, kandi nawe ari impumyi. Maze hari n'icyitwa igihugu, noneho cyitwa igihugu cy'impumyi. Abateza akanyarira-jisho kandi maze cyitwa igihugu cy'impumyi. Kandi buriya iyo uhumye, hari imitsi yose tujyana mu bwonko twinshi tugenda twangirika. Cyitwa igihugu cy'impumyi, kibarizwa mu Rwanda rurora. Iyo bavuze ngo igihugu cya Tanzania, igihugu cya Uganda, igihugu cy'u Burundi, ni ukuvuga ngo bavuga igihugu bakavuga n'izina ryo mu mizi. Ni ukuvuga ngo ubu dufite Uburundi burora bwa Nyamigezi Kabindi. Ariko hari uriya winjiriye ahitwa Kamanyora, ni umukongomani, ni umunyekongo, Ndayishimiye. Ni ukuvuga ngo Uburundi bwa Ndayishimiye, Uburundi bwa Nyamigezi Kabindi burareba, ariko igihugu cya Ndayishimiye ntikireba. Igihugu cya Tanzania Karagwe irareba, ariko igihugu cya Samia Suluhu Hassan ntago kireba. Ubugande ibuga ryande. Abazima bacu bo mu bigabiro, hano tubita abazima, hakurya bakabita abacwezi. Nk'ubu ngubu iyo uvuze umuzima barakumva, bavuga umucwezi bati ni noneho bari bafite inka nyinshi, noneho ibibumbiro bikaba bikeya kuko inka zari nyinshi. Noneho yajya kugira ati iri buga ni iryande ko ngiye kurikoresha, niho haturuka ijambo ibugande cyangwa se ibuga ryande. Wowe ni ukuvuga ngo rero abazima bo mu bigabiro bomatanye n'Ubugande, ariko Uganda irahumye. Wabyumvise? Museveni agifitemo ririya zina rya se bitaga Kaguta yarakomeye, none ubu yarikuyemo, ubu yiswe ngo Tibuhaburwa. Ni ukuvuga ngo ubwenge ntibuyoborwa. Ubwenge ntibuyobozwa, ahubwo burayobora. Ushobora guhura n'umuntu ukamubwira ndiyo ninkwabuza, ngambira nkwabure, ati ndimo ndayoboza, mbwira nkuyobore.
noneho rero umunajyi wawe aravuga ngo ntabwo ndi buyobozi, ndaza kwiyobora. Urumva ati waburwa. Ese yaramubwiraga ati jya mu bigabiro muhungu wanjye, M7 yawe ikomeze ikore. Ariko kubera yuko atayoborwa, kubera ko atayoborwa, reba icyo abatembuzi bo kwa Bobi Wine barimo kumukorera, bazamuvunira umuheto natareba neza. Abazimu ntabwo baba boroshye, twebwe tubita abazimu, hakurya n'abatembuzi. Ubu twebwe abo batembuzi ntabwo badukoraho cyane. Turi ku bazimu bo kwa Gisekedi, nibo batumereye nabi. Uzi umuzimu ariko, uzi umuzimu uvuga ijambo rikambuka n'inyanja rikagera muri Eliminati. Uzi kuba uri ku butaka bw'abazima, ni wo matane n'abazima, ahubwo ukajya gusaba abadayimoni. Buriya no kuvuga ngo hano dufite icyitwa abazimu bo muri Kivu y'Amajyepfo, baratandukanye. Noneho mu Bugande bakagira abatembuzi bari mu majyaruguru kwa Barakwenye. Noneho hakurya Mubera bakagira icyitwa demons cyangwa se abadayimoni bo muri Eliminati. Rero ni ukuvuga ngo abadayimoni bo muri Eliminati tukagira n'abandi bari mu nyanja, hariya ibiri mu nda cyangwa se Bermuda, ariko ni ibiri mu nda y'inyanja. Noneho bo bakitwa devil, ari byo bihagarariye izi nshako za divorce, devolos, ibintu bene nk'ibyo ngibyo. Noneho ni ukuvuga ngo rero devil zaraje zihuza n'inana zasize zihanze iki cyiswe Imana, bagihereza n'abamarayika batatu, Gaburiyeli na Mikayeli na Rafayeli, uyu w'iterambere nyine. Noneho ni ukuvuga ngo bakubitana n'abadayimoni babo mu butayu, baraza bifatanya n'abatembuzi bo kwa Museveni hariya mu majyaruguru kwa Barakwene, bamanuka Kivu y'Amajyepfo bifatanya n'abazimu bo kwa Nsibura na nyina Umuranzi. Rero ubwo Gisekedi navuga ijambo cyangwa Ndayishimiye akavuga ijambo, ubwo abazimu b'iwabo bahita babishyikiriza Imana, kuko niyo ihagarariye abazimu. Bumvishije yuko no mu byanditswe byayo harimo gahunda yo kwica, wicisha inkota n'ayicishwa. Igihe rero udashaka kwicisha inkota ijuru riti ntabwo turi ijuru ritica, babarira uri kumwe nayo rwose. Uzi gusuzugura umubyeyi yahisha ibyo kurya ukamubwira ngo ngaburira, wamusuzuguye. Arakubwira ati nzaguca. Yavuga ngo nzaguca mu bana banjye, ntabwo bisobanuye ko azakurimbura. Arakubwira ngo genda utorongere uzagwiyugiye. Nk'uko hano bashatse gufata uwitwa Nyabyinshi wari wagambaniye ingoma Rwoga, ijambo w'imbabazi n'urukundo, yabonaga abazima barakaye ahangaha, ahubwo ati nimumureke, mumureke yinjiye mu Kivu, nagenda ajya hakurya azagwiyagiye. Ubu barimwo barabuca za burusheti, barabutsa za burusheti. Gisekedi ubyarwa na Ntuza na Nsibura barimwo barabutsa burusheti mwana. Abazimu bose, abatembuzi, uzumva kwa Bobi Wine baba barimo bavugira icyitwa Aristide, kiba kiririmbira indirimbo zisingiza ko Ntuza ngo Wiringoma ngo yapfuye, ariko nta muzimu upfa, nta muzimu upfa, nubwo bamunyimye bwose simubone.
iyo mubona nta haraba yaragiye. Kandi iri ryabwiwe witwa Scovia, kuko ari we ukunda kugera hakurya hariya ngo ajye kuburira Makenga. Ntago yamubwiye ngo barakomeye. Wakomera ute uri mu bazima? Ubwo se niba ukomeye, abo ugenda uhura nabo bose barimo bagenda, uyu wakwizeraga witwaga Remo kuri Harinda ubu yaragiye. Urumva? Wiringoma yari yarabaye nka musaza we, yaragiye. Makenga mwahuriye mu ishyamba, nta wundi yemerewe guhereza ikiganiro arakiguhereza. Ubwo rero kujya kumuburira, niba umukunda koko akaba yamuburira, agahura na Kavuna. N'undi uwo ari we wese umuzi yakaba yamuburira. Ntawe ukomeye hano, ntawe ukomeye hano. Niba ijuru ribwira ukuriye u Rwanda ngo genda ukandagira mu kirenge cya Ruganzu, ni ukuvuga ngo Ruganzu arakomeye niwe ukuriye biriya byose. Ibyo byose rero ntawe ukeneye kugira gute kubyumva, ahubwo bose bibereye kuna nayo ikibaya cy'ishiniyari. Nuko Jambo ati mumureke azagenda azagwa yagiye. Kandi n'uwateye u Rwanda nawe nsibura nawe mumureke bajyane. Rero niba barababwiye ngo kirazira kongera gusubira mu Rwanda, noneho hano hakaba hari Abanyamurenge, ubwo nsibura n'umuranzi baravuga bati aba ngaba baradufashije dusenya ingoma Rwoga, ariko basubiye barimo baratugambana hano, dufite bagitwaza n'abandi bose bari hano. Ubwo rero ni ukuvuga ngo wa mugambanye nagume ku butaka yagambaniyeho. Dufite impunzi zimaze imyaka 30 hano, nta n'umwe ushobora kuzivugira. Ahubwo barimo baravugira uwazirukanye, barimo n'abasigaye hari arimo arabarya Gisekedi. Ibyo byose rero ntawe ushaka kubyumva ngo murakomeye. Wakomera gute uri mu bazima? Ntago bikura, ntago bikura. Barabona ijuru ryarakaye, ndimwe mbivugaho, nabivuzeho, bati ijuru rishobora kuduteza ikibazo. Batariko batereka tubabwire yuko no mu buvuzi twemeye yuko tugiye kubafasha mu ubuvuzi bwa esi ibinini nabyo ko ari uburozi burabo. Bakaba bakubise izo miliyari. Uyu nguyu uyu minisitiri wagiyeyo ngo bagize agahenge, abazimu ni babi. Ngo kubera batanze ibihano, Kavuna nkabivugaho n'ibiki byose, bati ni wakubita amadolari y'amanyarwanda, hanyuma babe bacogoye. Urumva? Hari kampani najyaga nkorera yari y'Abahinde, yitwaga Rakwani, yakoreraga hano Rwandex, ahangaha Sonatibe, hafi ahangaha hano Sonatibe niho yakoreraga. Umukuru wayo yari Umuhinda. Yaragutunguraga urimo gukora, ngende umutekinisiye nkora ibintu by'amazi, ndi umuplombier nkora ibintu by'amazi. Ahubwo abashobora kuba baba bafite ibiraka bigendanye na tekinike, bigendanye n'ibiraka by'amazi n'ibyo byose, mujye muduhamagara, imirimo turayizi, tuzi gukora. Ndi professional mu bintu by'amazi rwose, ndabizi, ndabyumva cyane. Mujye niba utaremeye Kavuna, ariko muremere n'ikiraka, agenda gikubite n'ibi biganiro bishobore gutambuka. Nuko noneho uwo mugabo akagutungura, agahita gukubita ikintu, kandi noneho akubita mu cyico, ukajya kubona ukabona umutekinisiye yikubise hasi, ararabye, arahwereye neza, bamusukiriye amazi. Noneho muri kwa kumusukira amazi, agahera kakagira gute,
aho azazanzamukira urumva nawe uzanzamuka ufite umujinya. Nagenze gute bosi yagukubise ukazamuka umubwira nabi akahita akubaza pesa ngapi, urashaka amafaranga angahe? Ubwo ntabwo yajyaga arenza 50,000, wamubwira 50 agahita akwishyura, ariko hari imvune agushyizemo. Abo nibo barimo guhabwa akazi hano. We niyo warize amashuri angana iki kugira ngo uzayobore iyi mishinga biba bigoye. Urumva usanga umushinwa bafunguye wari imfungwa niwe uje kuyobora imihanda. Ubwo najya kuguhereza amafaranga araguhereza 1,000, araguha 2. Urumva nuko nanjye rero yaje gushaka kubinkora, naramukubise. Hari polisi zari ziri hariya mu maferuje, ntabwo nigeze nzitaho, baramfata. Polisi za patrouille ziramfata ziti kurimo wica umuzungu. Umuzungu nakaswera nyina, umuzungu yagiye kunyica ngo no. Abakozi twari turimo dukorana bahera ko bamubwira uko boss ajya bigenza. Rero plombier rwose yakoze amakosa, yahohoteye boss, yamukubise. Kandi boss we yagukubise umubwira yo ukeneye akayaguhereza. Amapingo bayankwemo bahita bayambika wa muyindi. Nuko bahera ko baramushorera, yamaye 700. Ndamureka aragenda na company yabo nyivamo. Nuko nguko rero ni ijuru bari birimo ribabwira uko ibintu biba bigomba kugira. Dukunda ijuru iradukunda. Buriya wumvishije ijuru ikintu ukuntu riba rimeze neza, ubwije ukuri ijuru ni irya mbere pe. Rero ndabashimiye, nibinshobokera ndongera nkora kandi kaganiro. Akaganiro nyine ijuru ryashatse kugira ngo rituganirize. Murakoze cyane mama, turabakunda.